Imana yangiriye neza nta n'impamvu ntayipfukamira. Abantu bavuga ko ntazarongora ndarongora, abantu batuye umuntu ntago azubaka, sibyo? Nubatse inzu irenze imwe, urabyumva? Abantu bakagira bati Patrick ntago azambara ngaberwe, irebeye costume nambaye isa irahenda cyane. Dupfukamye mu muhanda wa Kimironko, umukobwa muterese bigeze finali naramutakajeho umufungo mwinshi cyane, ubwo n'amafaranga. Umukobwa bigeze finali ngiye gupanga gutegura ubukwe, umukobwa arandeba duhurira ahantu mu mujyi, arambwira ati Patrick reka biriya bintu tubyihorere, ntise kubera iki? Kandi yarariye amafaranga yanjye. Ati narakwitegereje mbona ntago wowe wabasha kurongora, ntago mu bantu wabasha gutera akabariro gucinyira urugo, ntago wowe babibasha. Mu bintu bya mbere ndimo ndasabira abanyamakuru, ndimo ndabasabira ibigendesho cyangwa se transport. Buriya rero nawe nagize ikintu kimeze nk'iyerekwa. Imana iguha imodoka seti, Imana iguha imodoka kandi Imana iguha ibishyigikizi, iguha amafaranga menshi. Yego ntago mvuze ko utayafite, ariko iguha amafaranga. Uyu ni Umutako TV. Ushobora kwibaza ngo ndi hehe, ariko aka kanya ndi kumwe n'icyamamare, umuhungu wanyu mwakunze, umuhungu wanyu wabakoreye ibintu byinshi, umuhungu wakoze ibikorwa byinshi bitandukanye. Ushobora kwibaza ngo turi kumwe ninde on this time? Ndi kumwe na Karabo. Karabo Yesu ashimwe, ahimbazwe burundu. Haleluya, haleluya Yesu. Vuga ati Mana warahabaye, warakoze kandi wagize neza. Nukuri seti nukuri ndashimira Imana. Ngize ntya hari ahantu ngiye kuririmba, ndavuga nti reka ntumire seti, abantu bo ku Mutako TV dufatikanye guhimbaza Imana, kandi ndakeka ko nabo banezerewe, sibyo? Ariko muze tujye guhimbaza Imana mu rusengero. Duha amashimwe witeka, Mana shimwa kuko tugiye seti. Imana yangiriye neza nta n'impamvu ntayipfukamira. Abantu bavuga ko ntazarongora ndarongora, abantu batuye umuntu ntago azubaka, sibyo? Nubatse inzu irenze imwe, urabyumva? Abantu bakagira bati Patrick ntago azambara ngaberwe, irebeye costume nambaye isa irahenda cyane. Urumva? Reka rero tujye gushimira Imana. Abantu muri yiteguye ko tujye gufatikanya mu gushimira Imana. Shimwa nyaguhora kugoba. Dore dupfukamye mu muhanda wa Kimironko. Urumva? Imana yarahabaye. Dore turapfukamye mu muhanda, imodoka ziranyuranamo. Erega ibintu Yesu yaravuze ngo aho muzagera hose hazaba hanyu. Urumva? Dushimiye Imana rero. Reka twizere ko biraza kugenda neza. Ndi kumwe na Karabo, turimo kwerekera tujya ku rusengero ahagiye bahita Isarifate. Ubu twerekeye Isarifate. Ubu tugiye Isarifate ni hano imbere gatoya. Ariko ndagira ngo abantu mbabwire iki kintu kimeze gutya. Kubaho udafite Imana muri wowe ntacyo babimaze. Ibi bintu impamvu nabahamagaye nukugira ngo bamenye yuko nubwo turi abantu Imana yamenyekanishe cyangwa se baba star babandi biti byamamare. Erega nanjye ubundi icyamamare. Rega warakuze. Tukuye no gusenga. Mba ngira ngo mbaho urugero kugira ngo batazajya birara bajye bamenya ngo nimba bakarabara aba star bagasenga, why not twebwe tutasenga? Urumva? Kandi rega icyo waba cyose ntago bikuyeho, nta n'icyabuza kuba washimira Imana cyane no kubaha
ijambo ry'Uwiteka. Seti reka nkubwire Numva ariko bari mu mavuta cyane buriya ningeramo noneho biraba ibindi urumva ndaguruka cyane buriya mu rusengero ndimo ndahimbaza Imana amakota ari mu kirere urabubibona. Ngewe nigeze gutereta umukobwa njya nkunda kubibwira abanyamakuru bakagira ngo wenda ni iki umukobwa muterese bigeze finali naramutakajeho umufungo mwinshi cyane ubwo n'amafaranga. Umukobwa bigeze finali ngiye gupanga gutegura ubukwe umukobwa arandeba duhurira ahantu mu mujyi arambwira ati Patiri reka biriya bintu tubyihorere ntise kubera iki kandi yarariye amafaranga yanjye ati narakwitegereje mbona ntago wowe wabasha kurongora ntago mu bantu babasha gutera akabariro gucinyira urugo ntago wowe babibasha ntago wari wabyumvise se ariko ye arambwira ati wowe iyo mwitegereje mbona uzi gukorera amafaranga uzi n'ubwenge yewe no ku rurimi uranyorosha ibintu bikagenda neza ariko nakurebye mbona mu bantu nta nubwo nkurebye nona hashize igihe nkureba nkabona ntabwo wabasha gutera akabariro ibaze ariko akubwira kandi yarariye amafaranga yawe atayarya ariko none mu minsi yashize yarampamagaye ndamubwira nti uzaze mu rugo urebe madamu wanjye urebe icyo Imana yakoze. Reka nkubwize ukuri ntabwo dushaka kuvanga ibintu ariko azaza arebe icyo Imana yakoze. Ubundi umudamu unyuzwe mu rugo umurebera no ku maso unyuzwe mu gahunda zose z'urugo urabyigaragaza nyine abareba neza uzareba wa mudamu utanyuzwe abarebana umushiha mbese ameze nabi cyane ari wa muntu nyine ubona ko afite ishikana afite ibintu by'ibibazo byinshi cyane. Patri wenda tutagiye kure ni iyihe mpamvu wahisemo ko ugiye gusoza umwaka urimo gukora ibitaramo kandi noneho mu ndirimbo zihimbaza Imana wabiteguye gute? N'ubundi muri iyi minsi nari maze igihe njya ahantu kuririmba mu nsengero zitandukanye ariko impamvu nifuje kubishyira mu bitangazamakuru ndagira ngo nshimire Imana n'abantu batari mu Rwanda bari hirya no hino bakunda Patrick Karabo k'Imana nabo dufatikanye mu kwizihiza uyu mwaka Imana yaturindiyemo cyangwa se mu kwishimira uyu mwaka tuvuyemo tunishimira uwundi mwaka Imana igiye kutugezamo. Ubwo rero nashatse kubikora mu buryo bwiza bunoze kugira ngo nifatikanye n'izindi nshuti zanjye tudakunda kuba turi kumwe hano mu Rwanda. Reka twerekere mu rusengero se biraza kuba byifashe gute? Mu rusengero biraba bishyushye hari abantu ushaka kugira ngo dufatikanye nshimire cyane. Hari nk'umumama uyu mwaka yawungiriye umwaka mwiza umumama witwa Claudine uri mu Bubiligi yaramfashije Seti nuko wenda bitanakunda namuhamagara hano kuri kamera nkamushimira ari mu Bubiligi ariko yumve Claudine wumve ko ndagushimiye cyane kubitangazamakuru biba bikomeye nk'Umutako TV Imana ijye umugisha. Ubwo rero Seti muze tujyane duhimbaza Imana. Abantu wenda bajyaga bambona bakagira ngo ngenda twika ninka byaba bandi batwika gusa badafite ibintu by'ibindi bakora byo kuririmba badafite intumbero ariko ngewe abantu banyiteguye bose bategereje Karabo k'Imana ariko it's beginning ni itangiriro. Ndaje mu kanya gato noneho mbereka ibitaramo bikomeye cyane ariko watubwira amazina yawe ukabwira abantu bari imbere yawe bamwe bakuzi noneho utwereke n'abantu mwazanye. Rero nkizibye mu magambo naje hano ndarizwe na Oscar n'ubundi kugira ngo dufatikanye amateraniro ariko sinaje njyenyine ndi kumwe n'umuhanzi yitwa Irebere naze hano ari ndi kumwe n'umunyamakuru n'abanyamakuru baza hano nabo kugira ngo twashaka kugira ngo aya materaniro akomeze aba materaniro mpuzamahanga abantu bose bajye bayamenya dutangaze ko kuwa gatatu tugira ibintu bimeze gutya byiza cyane. Haleluya. Amen. Uraza kumvugisha nitwa Murusngero Irebere ni umubyeyi mfite abana batatu n'umugabo
ngiye Kicukiro nararitswe na Patrick ni inshuti yanjye by'umwihariko ndabakunda cyane hari igihe duhura n'ibibazo ibigeragezo nabyo bikaba byinshi bagategereza ibikorwa by'uhitana unyuma n'ibintu bitishoboka byose ntibakubona bamwe basumirwa ntibakubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore Imana yabo dore umugore dore kwiyahikuye amashyi ntibakubona bamwe basumirwa Hallelujah!
nawe wiza gutabara abo bagupika bose hari igihe bazemera abantu mana yanjye iyo uza kuwukora abo simanyirwa iyo uza kuwureba abo banarapfuye niyo muri kumwe bagiye kumubwira umunsi hari igihe ukura n'ibibazo ibigeragezo nabyo bikaba byinshi bagategereza ko byaguhitana ujye ubabwira ufite ishobora byose hari igihe ukura n'ibibazo ibigeragezo nabyo bikaba byinshi bagategereza ko byaguhitana ujye ubabwira ufite ishobora byose niba kubona bamwe bazumirwa niba kubona bamwe bazatanga bazavuga bati
Tayimu bahuye n'ibigusha. Mbongewe rero ukuntu nkora, ukuntu ndirimba, ni ibintu ndirimba bindimo. Iyi nzira ni inzira nzakomeza y'agakiza, gusa abantu bazajya bambura n'ahandi hantu mu bitaramo bigiye bitandukanye by'abahanzi. Zino ndirimbo twita ngo ni sekira. Ariko impamvu ngaragaramo ngewe hari nkora umuziki mu bice bibiri. Hari ubundi mu mwimerere wanjye ndirimba nuwo kuramya no guhimbaza Imana, ari byo naje hano gukora mu rusengero. Ariko noneho ntago mbasha amafaranga. Ngiye ndaza nitegeye nkanisubirirayo. Ariko none iyo nkeneye ko wa muziki wanjye ubyarira inyungu, hari aho bantumira mu bitaramo, mu ma events atandukanye, nkajya kuririmba, icyo gihe ho baranyishyura. Urumva ko rero ibyo ni ibintu bitandukanye. Ariko noneho tugarutse hano mu rusengero, ni ibintu nahimbaje Imana kuva kera kandi nzanakomeza guhimbaza Imana, kandi nizere ko abantu twakomeje kubana mwabonye ko bimeze neza, umwuka wera ndimo nukuri. Kandi buriya uzi ko hari umuntu nigeze gusengera kira kanseri, yari afite kanseri y'ibere, ndamusengera arayikira. Kandi abantu benshi hari igihe bashaka kumva ko abashumba babandi babimitswa ari bo bantu batura ikintu kikabaho, ariko ngewe ibyo narabikoze. N'ibindi byinshi nagiye nkora mu murimo w'Imana. Hari abantu bise abana baba amazina y'indirimbo zanjye bitewe yuko bagiye bava mu buzima bari barimo bakajya mu bundi kubera ibihangano byanjye babyizereyemo. Urumva rero umurimo ni mugari, ndawukomeje uyu murimo. Ntago wari uri wenyine, impande ndahabona umubyeyi, wenda reka mbanze nawe musuhuze. Mama Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Twakubonye uri kumwe na Patrick hano mu rusengero, bigaragara ko uri umuntu we wa hafi cyane mu bantu bamuherekeje. Yego cyane. Tangira noneho rero wibwira abantu badukurikiye, kuko ni ubwa mbere ugaragaye ku Mutako TV. Yego, nitwa Umuraraneza Marie Claire, uko wari ubivuze. Ndi inshuti ya Patrick, ndi umukristo, twahujwe n'ubukristo. Ndi inshuti ye muri rusange no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, usibye mu rusengero gusa. Ndumva ndi uwo nguwo, ndi inshuti ya Patrick. Nitwa Umuraraneza Marie Claire. Nawe ni umuhanzi. Nawe uri indirimbo ziramo Imana? Ngewe rero ndazivanga, ariko numva ngewe cyane numva ifite umuhamagaro wa gakondo cyane, nubwo nizo guhimbaza Imana nazo ziririmba, kuko nagiye ndirimba no mu makorari. Ndazivanga, numva nta mupaka uriho. Yego. Se nk'umuntu aramutse yifuje kureba ibihangano bya Claire, yabisanga nka hehe ku abantu, cyane ko abantu ari benshi bakunda gakondo? Nk'ibihangano bya gakondo yabisanga he? Ibihangano byanjye yabisanga kuri channel yanjye yitwa Agatako Official, niho yabisanga. Hariho indirimbo ebyiri kugeza ubu ngubu, ariko ndi gukora n'izindi nazo ziraje. Yego. Uri ku Mutako, ibihangano byawe yabisanga ku Agatako Official. Kuri bazina wa? Yego. Yego. Patrick, ngaho rero gira ikintu ubwira abakunzi bawe muri uru rugendo, ugira icyo ubibutsa, ugire n'icyo basaba, bakomeze bakurikirane n'ibihangano bya Patrick. Ngira ngo ubanze mbere yuko ubibutsa muri uru rugendo n'ibyo urimo guteganya n'ibyo urimo gukora, ubanze ubibutse channel yawe bashobora gusangaho ibihangano bya Patrick. Wabyifuza ibihangano bya Karabo yabisangahe? Yego, murakoze. Uwifuza ibihangano byanjye urajya kuri channel yitwa Akarabo k'Imana TV. Akarabo k'Imana bifatanye, ugasiga kanya ukandika TV, ujye urebe. Hariho n'indirimbo nshyashya mfitanye n'ubundi muhanzi ni Bakiti. Mugende mwumve iyo ndirimbo ko imeze, indirimbo ifite message. Ikindi nabwira abantu bakurikiye Umutako TV kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero twagiye dusoma Bibiliya cyane cyane nko mu byahishuwe, tukabona ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bihe bya nyuma ngo abantu bazabikunda batagikunda babo, birarira bakunda impiya. Ibyo bihe rero ngiye ko mbona ari ibingibi, kubera ko ibyo bintu twagiye dusoma muri Bibiliya cyangwa dusoma mu byahishuwe byarasohoye. Rero ndabwira abantu bose bakurikiye Umutako TV, mube maso, kandi Yesu ari we mugira ubwishingikirizo bwanyu, niwe uzadushoboza muri uru rugendo turimo. Kuko ibi by'isi twese duharanira cyangwa se dushaka kugeraho, niyo twanabibona bigira garanti. Umuntu agira garanti, igihe kiragera akava ku isi. Nkuko nababwiye ko nasengeye umuntu akira kanseri. Hari abo nagiye nsengera bava mu buzima bubi bagera mu buzima bwiza. Kandi iyo ufite kwizererega, ibyo umukozi w'Imana kwaturiyeho biraba. Rero wafata nimero yanjye ukaza kumpamagara,
tugasengana Imana. Nimba mufite kwizera guke tukagusengera Imana ikakomeza ikakushyiramo kwizera guhagije. 078 buretse tangira tangira nimero. Okay, nimero yanjye ni 078 078 68 68 55 55 78 78 4 kane. Okay. Yes. Mama, ngaho rero gira ubutumwa uhereza ababyeyi bagenzi bawe, n'ubutumwa ushobora kugenera abakobwa, cyane ko muri ibi bihe turimo duhura n'ibigusha cyangwa se byinshi bitandukanye bishobora gutuma dutatira cyangwa se tuva mu nzira nziza twe turimo ugasanga tugiye mu nzira mbi. Nagira ngo rero uhereze ubutumwa ababyeyi bagenzi bawe ndetse n'abakobwa. Urakoze cyane. Ubutumwa nahereza ababyeyi n'abakobwa ni ubutumwa buvuga ngo nibikomeze kuri Kristo. Bikomeze kuri Kristo mu bigeragezo bahura nabyo ibyo ari byo byose, mu ntambara turimo izo arizo zose hano mu isi zitandukanye. Ntago duhuje ubuzima, tuba mu buzima butandukanye, ariko ibyo ari byo byose duhuje umwami. Tugume rero twikomeze kuri uwo mwami, yaba umumama yaba umukobwa, sirtu kuba mama twikomeze ku mwami, ariko tunatoza abana bacu. Dutoza abana bacu gukunda Imana, kuba mu Mana. Nta handi dufite ubuhungiro bw'ibiriho ku isi, nta na hamwe. Iyo umwana yakuriye mu nzu y'Imana, uko byagenda uko ariko kose, ijambo ry'Imana riramurera, hanyuma hakiyongeraho n'uburere bw'umubyeyi, bikabasha kumubera impamba y'urugendo afite imbere, kuko ntago rworoshye. Aho turiho tuva hari hakomeye nk'uko twebwe twahaciye twabonaga hakomeye, ariko aho turi kujya nge mbona hakomeye kurusha aho tuvuye. Niyo mpamvu rero ku muntu uzi agaciro k'Imana, wamenye ko Imana ibasha kugufata ikagukomeza mu bihe wowe wumva utakomera, wowe wumva utakwifata ngo ukomere, nashishikariza ababyeyi, abamama n'abakobwa kwikomeza ku Mana cyane, kugira ngo babashe guhangana n'ibihe biriho. Ibihe byatumye abana birekura, ibihe byatumye ababyeyi birekura. Umubyeyi aravuga umwana akaba avuye mu rugo aragiye, kubera ko ngo umubyeyi atamuha uburenganzira bwe. Kandi inshingano z'umubyeyi ni ukubwira umwana, ni ukwereka umwana inzira nziza. Abana rero iyi si irabakurura ikabatwara. Nyine hari ibishashagirana byinshi, abana ntibabasha kwifata. Noneho umubyeyi yazanamo igitsure cye, umwana akabona arabangamiwe. Yavuga ati mwana dore amasaha yo gutaha n'aya ngaya, umwana ati reka mama ibyo ni ibya kera n'iby'abakecuru, ntago bikijyanye n'igihe, akava mu rugo akagenda. Ariko gihe inama natanga ku babyeyi, dusenge cyane, tuganire n'abana bacu cyane, tubereke ibihe bibi uko biteye, tubereke inzira mbi ziriho, ntago bazabura na gatoya batoramo. Burya ijambo ry'umubyeyi rikurinda mutari kumwe. Icyo umubyeyi yakubwiye, nubwo iby'isi nyine bishashagirana bikurura ari byinshi, ariko iyo ugeze hirya y'umubyeyi ugahura nabyo, rya jambo yakubwiye uraryibuka, ukavuga utari kubyo riragufata nubwo mutari kumwe n'umubyeyi ngo aguma kurinde. Dusenge rero, twongera no kuganiriza abana bacu, abakobwa bacu, tubayobora inzira nziza, nta bapfira gushira, Imana izagira birokoramo. Yego. Hari nk'umuntu ushobora kuba abonye Claire, wenda cyane ko hari abandi bakuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye, akaba yakifuza ko wenda muzahurira mu bikorwa runaka, mu bitaramo runaka, nk'uko wambwiye ati akenshi nibanda kuri gakondo, nk'uko Karabo yaramaze gutanga nimero yawe. Sinzi niba nawe ushobora kuba watanga nimero ya telefone wagira ibyo akeneramo Claire, cyane ko gakondo, abantu baririmba gakondo akenshi bakora no mu makwe no mu birori byinshi bigiye bitandukanye byo gususurutsa abantu. Yagusanga kwiye nimero ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 078 5 48 72 70. Nisubiremo ri 078 5 48 72 Akire, reka tubashimire kandi amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani bikomeze bane namwe. Yego namwe kandi ntimusigare, imigisha y'Imana ibabeho. Kara, reka tugushimire, amahoro n'imigisha turuka kuri Nyagasani bikomeze bane. Wakoze nawe, icyo nagusabira ku Mana, Imana ikuyereka uyu mwaka tugiye gutangira 2022. Sibyo? Mu bintu bya mbere ndimo ndasabira abanyamakuru, ndimo ndabasabira ibigendesho cyangwa se transport.
buriya rero nawe nagize ikintu kimeze nk'iyerekwa. Imana iguha imodoka seti, Imana iguha imodoka kandi Imana iguha ibishyigikizi, iguha amafaranga menshi. Yego ntabwo mvuze ko utayafite, ariko iguha amafaranga ni wowe urabizi kurusha uko ndimo ndabikubwira. Ariko Imana igira ikintu gutunguza rwose, kandi wagiye ukora ibintu byinshi, abantu bakurikira Umutako TV barabizi. N'ubu kandi akazi karacyahari kandi gakomeye, kenshi kandi gakomeye. You never give up, ibyiza biri imbere. Mani guha umugisha. Aha ngaha twari turi ku rusengero, twari twaherekeje Karabo aho yaragiye gutaramana n'abakozi b'Imana, agiye kuririmba zimwe mu ndirimbo ze zihimbaza Imana. Ibintu byari byiza kandi byari byifashe neza nk'uko mwabibonye. Munyarukire kuri channel ya Karabo, mumushyigikire Akarabo k'Imana TV, unyarukire no kwa Kirere Agatako official, mubashyigikire n'abantu banyu. Nje mwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Shimire team twabanye muri uru rugendo, nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.